Ibihe byiza cyane hano ni kuri Rio Vibe mu karere ka Nyanza haravugwa inkuru y'umusaza watoraguye gerenade ayitiranya n'iteke. Iby'iyi nkuru byifashe bite cyangwa se bimeze bite? Hano ni kuri Rio Vibe. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano ni byiza ko wahita ukora subscribe kugira ngo ubutaha nishyiraho inkuru nabwo uzahita uyibona mu ba mbere. Tudatinze rero mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi haravugwa inkuru y'umusaza w'imyaka 61 wo muri uwo murenge wa Nyagisozi watoraguye gerenade we ayitiranya n'iteke ubwo yari arimo ahinga mu murima we. Uyu musaza rero uko byagenze, uyu musaza yatoraguye gerenade mu murima ubwo yari arimo ahinga, arangije guhinga rero ya gerenade ayivanga n'ibyo yari agiye kugira gute, n'ibyo yari agiye gucyura mu rugo cyangwa se ibyo yari ajyanye mu rugo. Mu kugera mu nzira rero uyu musaza yaje guhura n'umugabo w'inkeragutabara wahoze mu ngabo cyangwa se wahoze mu gisirikare, amwereka ibyo yatoraguye muri uwo murima. Uwo mugabo akimara gukubita ijisho mu byo yabonye muri icyo giseke cy'uwo musaza, yaje gusanga harimo na gerenade umusaza we yayitaga ko ari iteke acyuye mu rugo. Iyo nkeragutabara rero yahise imubwira ati shyira hasi, ahita afata ya gerenade ayishyira hasi. Amaze kuyishyira hasi rero niko guhamagara inzego z'ibanze. Inzego z'ibanze nazo ziza kuba zahamagara inzego za gisirikare. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza witwa Ntazinda Erasme aremeza ibijyanye n'iyi nkuru, avuga ko iyi gerenade kuko uyu musaza yari ayicyuye mu rugo ayitiranya n'iteke, ariko ngo bigaragara ko iyi gerenade yari ishaje cyangwa se yari imaze igihe kirekire, cyane cyane ko bivugwa ko aka karere cyangwa se aka gace ka Nyagisozi kari muri zone turikwaze mu bihe by'intambara bya jenoside kera. Bivugwa ko rero inzego z'umutekano zaje kugoboka cyangwa se kugera aho hantu, inzego za gisirikare zahageze ziza gufata ya gerenade ziranayitegura. Iyo gerenade rero yaje kuba yategurwa. Nanjye rero ntabwo nava hano kuri Rio Vibe cyangwa se kuri mikoro za Rio Vibe ntabashishikariza kugira amakenga no kubwira inzego z'ibanze mu gihe mubonye ikintu mudasobanukiwe cyangwa se ikintu giteye urujijo, ikintu utabashije kuba wakururisha ubwenge bwawe cyangwa se kigucanganyikisha, ugomba gusobanuza kugira ngo bitaza kukugiraho ingaruka wowe n'umuryango wawe wose. Hano ni kuri Rio Vibe nk'ibisanzwe, njye nitwa Eric wacu. Ndabizi neza ko utarahinduka, uracyari umuntu mwiza. Aka kanya wahita unakora subscribe. Imana ibahe umugisha abantu bose bakoze subscribe.